batubwiye ko kwiga bizatuma tuba mu bwigenge, batubwiye ko akazi gasobanuye umutekano, batubwiye ko ubunyangamugayo mu kazi bubihemberwa. Nyamara uyu munsi amamiliyoni y'abantu hirya no hino ku isi babyukana umunaniro ukabije, ntibaruhuka amasaha yagenwe, ntibagira ibindi batekereza uretse akazi gusa. Nyamara ntibabuze kugira ubwoba bw'uko batakaza akazi isaha iyo ari yose. Bafite ubwoba bwo kuruhuka kubera yuko bashaka kubizira. Bafite ubwoba bwo kugira inzu z'ejo hazaza habo kubera ko bishobora kwica akazi. Ibi ntabwo ari ukwishyura ukizana, ni ubucakara bugezweho. Ubucakara bwamaze kwemerwa mu mategeko y'ibihugu byose byo ku isi. Nibugendera ku ibara ry'uruhu, nibugendera ku bwoko, nibugendera ku rurimi, buri muntu wese utikorera ufite umukoresha n'umucakara. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku binyuma twabeshywe mbere yo guhabwa akazi n'umuturambye wo gukosora bene ubucakara tukabuvamo. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi. Bahe ikaze. Ikinyuma cya mbere, batubeshye ko akazi ari ubwigenge. Ukuri kwa nyako nuko akazi atari ubwigenge nk'uko tubitekereza, ahubwo ni nk'umuyaga ufite inyungu z'abakozi bahora birukaho. Kwiruka kuri izo nyungu ni nko kwirukanka inyuma y'umuyaga kubera yuko utapfa kugwira. Buri mukozi wese uhembwa ku kwezi agomba kugira bene izi ntego kugira ngo arambe mu kazi, nigaragaze cyangwa se yirukanwe, nemere gusuzugurwa n'umukoresha cyangwa se ntahe, fatirwa imyanzuro imbangamira ceceke cyangwa se ntakaza akazi. Rimwe na rimwe abakozi bagerageza kwikundisha ku bakoresha babo, ari naho amagambo amwe n'amwe ateranya aturuka mu kazi, bakangisha bamwe bagenzi babo kugira ngo bakunde barye. Niba interuro igira iti mwaretse bikagenda gutya ishobora kukwirukanisha, urahera he uvuga yuko utari umucakara? Ntabwo emere kugira igitekerezo utanga. Niba ushaka kugitanga genda wikorere. Bisa nk'aho amashuri twiga atagamije kudutegurira ubwigenge bwacu bw'ejo hazaza, ahubwo butegura kuzavamo abacakara beza bamenyereye gufatirwa imyanzuro yose ishoboka nta guciririkanya, bamenyereye kubaha amategeko ababangamira. Rimwe na rimwe abakiga baharanira gusoza ngo babone akazi keza kubera yuko bamwe barambiwe imikoro bahabwa mu mashuri. Nyamara ugera mu kazi iyi mikoro izarushaho kwikuba kubera yuko akazi katarangirira ku kazi gusa, ahubwo gakomereza no mu ngo zacu. Ushobora gusinya kontara ifite ingingo 20 zigaragaza inshingano zawe, wagera mu kazi ugahabwa izihe nzizo kubera yuko hari aho ugeze kwemera yuko uzakora n'ibirenze ibyo wemeye, uzakora amasaha arenze ayo wagenewe. Nyine nka bya bindi bigaragaza yuko ukeneye akazi abantu twese dukunze kwemera. Ikinyuma cya kabiri, batubeshye yuko iyo ukoze cyane uba uzaba umukire, ariko se ukorera ndi? Bisa nkaho bibagiwe interuro ivuga iti vunikira abandi. Gukora cyane muri kampani y'abandi ni ukubaka inzozi z'abandi bantu batari wowe. Iyo ukoze cyane umukoresha wawe akunguka miliyoni 10, yari asanzwe yunguka miliyoni 1 mu gihe runaka, biba bishoboka yuko uko kwezi gukurikiyeho atanakongeza, anakongeje ashobora kutakongeza amafaranga arenze 10%. Hari nubwo utekereza ko nibura azakwandika ku rutonde rw'abakozi bazaramba mu kazi kubera gukora cyane, nyamara we ku rundi ruhande ari gutekereza system ya mudasobwa ishobora gukora ibyo ukora amasaha 24 kuri 28, iminsi 7 ku yindi, nta mushahara igenerwa, nta promotion isaba, nta mushya, nta kwitotomba. Abakozi bavunika cyane kurusha abandi. Iyo byitegereje neza usanga ari bigoye gukira kurusha abandi. Abahinzi, abakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, abakora mu nganda, abangaba batanga hafi buri gihe cyabo cyose, bagashyira ubuzima bwabo mu kangaratete, nyamara gukira bikagorana. Baravunika cyane, nyamara bakiri muri bo ni bake cyane. Hari nubwo abakozi bahembwa bitinze kubera ko abakoresha babo bari mu kiruhuko muri za hoteli runaka, bakabasezeranya yuko bazabahemba ari uko bamaze kugaruka muri kampani. Wa muruhu, za stress, cyagiye cyawugurisha mu masaha y'umurenge rukora, byose aba ari ukugira ngo wubake inzozi z'undi muntu, ugutekerezaho gusa ari uko agiye kuguha akazi cyangwa se kukwirukana. Ibi ni byo twita kwishyira ukizana cyangwa no gucakara. Ikinyuma cya gatatu, batubeshye yuko umukoresha wawe yitaye ku mibereho myiza yawe. Iyo ukimara kugera mu kazi akatwita gasobanutse, uhita uhabwa ubwishingizi mu kwifuza, ikimenyetso kitakikugaragariza yuko umukoresha wawe ashaka yuko uzajya ubaho ufite ubuzima buzira umuze. Nibyo, ariko se
Kubera iki mu byangombwa usabwa mu gusaba akazi bagusaba kwitwaza icyangombwa cy'ubuzima? Nukurikira amateka y'ubucakara bwakorewe abirabura, uzasanga mbere yo kugurisha umucakara harabanzaga gukorwa isuzuma rigaragaza uko ubuzima bw'umucakara buhagaze. Iri ntabwo ryabaga ari isuzuma rigamije gutuma usanganwa ubusembwa cyangwa se uburwayi runaka avurwa. Ryabaga ari isuzuma rigamije gutuma uguze umucakara amenya neza kadahenzwe umucakara yaba arwaye akaguma aho ngaho namushaka. N'ahandi niko bishobora kugendekera, kubera yuko ubuzima buzira umuze bw'umucakara bwabaga bungana n'umusaruro umucakara azatanga. No mu kazi k'uyu munsi bijya kumera kimwe, nubwo uyu munsi ho ubushobozi bw'ubwonko buhabwa agaciro kurusha ubw'umubiri, aho umuntu ufite ubumuga bw'ingingo aba ashobora gukora byinshi bamwe na bamwe bafite bene izo ngingo batakora. Gusa nubwo bimeze bityo, abakoresha bacu ntabwo bitaye ku mibereho yacu kubw'ineza yacu, bitaye ku mibereho yacu kubw'ineza y'inyungu badukuramo. Umukozi yariye yabasha gukora, umukozi atarwaye yabasha gutanga umusaruro. Batubwira kenshi yuko mu kazi turi umuryango, nyamara rimwe na rimwe bakatwima gahushya ko kujya kwivuza ibintu batakifuza umunyamuryango wabo. Mu yandi magambo ni uko kutubwira ngo ihangane hagira ibyangirika mu mubiri wawe aho kugira ngo hagire ibyangirika mu kazi kacu. Nibyo koko dukwiriye gukora nk'umuryango, ariko se kubera iki bamwe birukanwa nta niguza nta merekeza bakibagirana nk'abatarahakoze kandi barafatwaga nk'abanyamuryango? Mu magambo make, kampani zose zitaye ku kintu kimwe gusa, inyungu. We ntabwo bakureba. Uko inka yitabwaho ngo itanga umukamo cyangwa se inyama kuzitanga inyama, ni nako umukozi yitabwaho ngo atange umusaruro. Ikinyuma cya kane, abakiriya nibo bishyura umushahara wawe. Uko niko batubeshye. Mu buryo bumwe birumvikana bitagirwaho impaka, ariko mu bundi buryo ntibyumvikana habe na gato. Reka duhere ku buryo bwumvikana. Abakiriya babuze, kampani yahomba, ukabura icyo wishyurwa nawe ugataha. Nyamara ku ruhande rutumvikana neza nuko umushahara wawe udahinduka ngo nuko abakiriya biyongereye. Niba ku kwezi warakiriye abakiriya 3,000,000 ugahembwa 100,000, no mu kwezi gutaha uzahembwa 100,000 niyo wakwakira abakiriya basaga 10,000,000. Mu biro byo kwishimira uko kampani yagutse, bashobora kuzakujyana imbere ugakomerwa amashyi ugashimirwa nk'umukozi witwaye neza, nyamara mu mashyi ntuzakomera nyirinzu ngagusonere uko kwezi nubabuze yo kumwishyura. Ubaye uhemberwa ibyo wakoze, ntabwo kampani yakwaguka, kubera ko mugezeho mugabana mukanganya na nyiri kampani hafi kumurusha. Mu burezi, abanyeshuri n'abakiriya; mu buzima, abarwayi n'abakiriya; mu bucuruzi, abaguzi n'abakiriya. None ni ukubera iki mwarimu wigisha abana barenga 50 ashobora guhembwa kimwe n'uwigisha 30 cyangwa se agahembwa munsi ye? Kubera iki umuganga wita ku barwayi 100 ku munsi yahembwa kimwe n'uwita ku barwayi 60 ku munsi, byaba ngombwa uwa 60 agahembwa menshi kurusha 100? Rimwe na rimwe ku mukozi kwiyongera kw'abakiriya ntacyo bimarira, nyamara nyiri kampani we aba ari kuyora intote. Ikinyuma cya gatanu, batubeshye yuko akazi ari umutekano. Ni ibintu byumvikana kandi bigigaragaza ku muntu utaraba umukoreshwa, ariko kandi ni ibintu abantu bamaze kuba bakoreshwa batekerezaho umutwe ukabarya. Ufite akazi, ubasha kubona amafaranga yo kwishyura ibyangombwa nkenerwa nk'amazi, umuriro, amafunguro, imyambaro n'ibindi. Uca ku baturanyi bakabona yuko uri umusirimu. Ufite ubwishingizi mu kwivuza bwo mu rwego rwo hejuru, ariko se mu gihe kingana iki? Ibi ngibi iyo ukurikiye amateka y'ubucakara, usanga abantu bubatse zira za piramide nabo barahembwaga mene ibyo: imigati, amazi, imyambaro, ubuvuzi. Nubwo tubita abacakara uyu munsi, muri icyo gihe bitwaga abakozi. Niba uri umusore uhembwa amafaranga y'u Rwanda 300,000, ushobora kuba uri mu nzu wishyura 50,000 ku kwezi, ukoresha 100,000 mu kurya, wambara imyambaro 50,000 ku kwezi, ibindi 50 ukabikoresha nk'amafaranga atunguranye. Kwa runaka bagize ibyago, dukwiriye kugira icyo tubikoraho. Runaka afite ubukwe mu kwezi gutaha, umukozi dukorana arwaje umwana, n'ibindi bibazo buri muntu wese adashobora kwirengagiza mu muryango mugari tubarizwamo abaye afite umutima. Kuri wa mushahara w'300 ushaka gusagura 50 gusa ku kwezi, cyangwa se nabyo rubisagure. Fata ibyo 50 by'ubwizigame bw'ukwezi kumwe ukube n'amezi 12 agize umwaka, urebe imyaka uyu musore azaba abasha kugura ikibanza cya 5,000,000.
Niba ari nyuma y'imyaka 5, zirikana yuko agaciro k'ubutaka kiyongera umunsi ku munsi, nyamara umushahara wo ukaba udapfa kwiyongera. Niyo wiyongerewe wiyongeraho gake cyane. Hari igihe yazuza miliyoni 5 cya kibanza kigeze kuri miliyoni 10 cyangwa se 15. Ngiyi impamvu abakozi benshi bahitamo kubakisha inguzanyo aho kwizigama ngo bazubake. Basa nkaho bahabwa amafaranga atabasha gutuma bagera ku nzozi zabo. Ubundi abakozi bagakoresha ubwizigame bwabo mu yindi mishinga kugira ngo amafaranga abyara andi. Gusa akazi kabahemba ku kwezi kamaze gutwara umwanya wabo wose n'ibitekerezo byabo byose. Bakora akazi ku kazi, bakanakora no mu ngo zabo. Kugira ngo wumve yuko nta mutekano uri gukoreshwa, nuko hanze aha hari abantu benshi bakora byinshi birenze ibyo uri gukora nonaha, bari gukomanga ku muryango wa company gukorera akazi baka kazi. Ibaze ko muri aka kanya wibaza icyo wakora wirukanwe, umuneke uzabakazamo igihu. Ikigaragaza yuko nta kintu bamaze gukuramo, kandi kugeza ubu uracyavuga ko akazi kaguha ukwishyura ukizana. System y'akazi muri iyi si isa nkaho yubakiye ku ruganda rucura abacakara umunsi ku munsi, isegonda ku rindi. Twamaze kumenya yuko abantu basaba akazi baba baramaze kwiga. Amashuri yuzuyemo abantu benshi baruta akazi kari ku isi. Niyo mpamvu abacakara batazabura hano kuri nosi. Ntabwo akazi gateze kuzabura bagakorera. Gusa igishoboka cyo abari kwiga bashaka kuzabura akazi. Ikinyuma cya 6, kuruhuka n'ubunebwe. Ibi nibyo batubwira. Ikinyuma cya 6 batubekeye ko kuruhuka ari ubunebwe. Hari imigani myinshi iganisha ku bunebwe, nko kuvuga yuko icyo bibyara cyo usarura. Ubibye bitose usarura ingonera, n'iyindi migani idushishikariza gukora cyane bishoboka. Nyamara abahanga mu by'ubuzima bagaragaza ko kuruhuka neza nibura amasaha 8 mu ijoro bituma umuntu atekereza neza, akanarushaho kugira imibereho myiza. Nubwo bimeze bityo, hari abakozi hirya no hino ku isi barara muri za telefoni ngendanwa na mudasobwa batanga raporo. Abakoresha babo babatse mu masaha yo gusubira mu ngo zabo, kandi bakabasaba yuko ejo bagomba kuba barazitanze. Abiyo bafatiwe mu kazi basinzira bitwa banebwe hatitaye ku kazi baraye bakorera company, ahubwo bitagiye kubirimo kwangirika muri ako kanya. Amakosa y'umukozi aragaragara, ariko imvune zo no kwitanga kwe ntawe byitayeho. Icyo bitayeho ni inyungu. Iyo bagerageje kwijujutira uburyo bataruhuka, babwirwa yuko ari abanyamahirwe ko barabonye akazi abandi batarakabona uyu munsi bafite digiri zimwe. Niba akazi k'uyu munsi ari ubucakara bugezweho, kuba umucakara nabyo biraharanirwa. Ikinyuma cya 7, batubwiye yuko ikiruhuko kizabukuru kizadutabara. Bitekerezo 2, bazagwa pansiyo utari munsi y'imyaka 30 y'amavuko. Iki gihe uzamaze imyaka 30 mu kazi. Nuba waratangiye ufite imyaka 30 y'amavuko, amafaranga uzaba wari wayizigamiye muri iyo myaka 30 yose ukiri inkumi cyangwa se ukiri umusore, uzatangira kuyahabwa utakirya umunyu, utakirya isukari, amavuta baragukuyeho, iryo yawe yoroheje, hahandi ubuzima batangiye kukubihira. Uretse abuzukuru bawe bashobora kuzanezerwa muri ayo mafaranga wizigamye, abana bawe bose bo bazaba batakiba mu rugo rwawe. Nugira amahirwe make, uzatangira guhabwa pansiyo ifaranga ryarataye agaciro. Ibihumbi 200 bya pansiyo uhabwa buri kwezi atagihaye byagutunga ukwezi kose. Nugira amahirwe uzaba ukiriho, kubera yuko no gupfa mbere y'iyo myaka 30 bishoboka. Kugira ngo abakoresha bacu batugumishe muri ubu bucakara, batubuza umwanya wo gutekereza ibindi bintu, bakaturemera imirimo idashira yo mu biruhuko. Byaba ngombwa bakayishora amafaranga yo kuturishya, nyamara atari menshi, ari amafaranga ataguhindura ubuzima. Umugani uvuga ko igihe hari amafaranga ntacyo bukitubwiye, kubera ko tuba dutekereza yuko turi gukora amafaranga, kandi nyamara turi gucuruza igihe cyacu ku giciro gito cyane. Mbere yuko tujya ku gice kivuga igishobora gukorwa mu kurwanya bene ubucakara bugezweho, reka ngusabe gukora subscribe niba uri mushya hano, no gukunda iki kiganiro niba hari cyo kikunguye. Ikaze mu gice cya 2 cy'ikiganiro. Intambwe ya mbere, gihe cyo witi cyawe. Ntabwo ari ibintu bihambaye, ahubwo nabwo ubumenyi ngiro wita buto bushaka kukubatura. Birashoboka ko uyu munsi abantu mwese mukorana mwirukanwe, hari abahita barushaho gukira, abandi bakarushaho gukena. Impamvu ni iyi: ntabwo abantu bose bakora akazi kamwe bafite ubumenyi ngiro bungana. Ushobora kuba uri umuganga nyamara uzi no kogosha. Wabona igishoro
ugashinga salon de coiffure, wabona inyungu iva mu kogosha iruta yo kuvura, ukikomereza umwuga wawe wo kogosha. Ubwo bumenyi ngiro bwawe bushobora gutuma utangiza business y'ubuzima bwawe bwiza nubwo abazagukomokaho. Ariko iyo witangiye kampani uko ushoboye kose, ugira ubuzima bubi kandi abazagukomokaho nta kintu babona gihambaye, nta murage bagukuraho. Intambwe ya kabiri, koresha system y'akazi utayiramya. Akazi ni igikoresho, ntabwo ari bikuranga, ntabwo uri akazi wowe. Koresha akazi mu kwiyungura ubumenyi, mu kwizigama, mu kwiteza imbere. Intambwe ya gatatu, gira ubumenyi bwo hanze y'akazi. Iga ibijyanye n'amafaranga, ni ukuvuga kumenya uko amafaranga akoreshwa abyazwa andi, uko amafaranga yinjizwa mu bwizigame, n'uburyo amafaranga atakaza agaciro umunsi ku munsi. Gira ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'imitekerereze. Gira ubumenyi mu ikoranabuhanga. Gira ubumenyi mu itumanaho. Intambwe ya kane, haranira igihe cyawe. Buri saha imwe ukora nyuma y'akazi iba ishobora kukurokora ingoyi y'ubucakara bw'akazi ukora umunsi ku munsi. Isaha imwe ku munsi yatuma wubaka brand runaka witi yawe, yatuma ugira ubumenyi ngiro, yaguhindura ejo hazaza hawe. Ntabwo ari umunebwe, ntabwo ari uko utari ushoboye, ni uko watojwe yuko ugomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza y'akazi nta zindi mpaka, kabone ubwo yaba kubangamira. Iminyururu ihambiriye ubucakara bw'uyu munsi ntabwo iboneshwa amaso, gusa uyu munsi ubashije kuyibonesha amaso ishobora kwitangira gutakaza imbaraga zayo. Uku si ukugushishikariza kuva mu kazi, uku ni ukugushishikariza kutemera ko akazi kagira ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Ni ukugushishikariza yuko ushobora kwihangira akazi kawe aho gusaba akazi no gutotezwa n'abagukoresha, ukaba umukoresha nawe ugatanga akazi. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi. Naho ubutaha.